ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu imaze kumvikana n'abakinnyi babiri bagomba gusinya muri iki gitondo, muri kino gitondo rwose bivuga yuko rwose abo basore babiri bamaze kumvikana na ekipe ya Rayon Sport kuba bamakongera no kuyisinyira amasezerano agomba kubakinisha muri ekipe ya Rayon Sport muri no season. Nibo byamaze gusa nk'ibirangira. Ni umwe mu basore b'abahanga cyane bakiniraga ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni umwe mu basore bafashije ikipe ya Mukura Victory Sport muri no season. Ni umusore w'umuhanga, yewe nemera kabisa ko ari umwe mu bahungu bazi umupira wo gukina umupira w'amaguru. Ni umwe mu ba defenseur beza cyane bakinira ikipe ya Mukura. Uwo nta wundi rero ni Rushema Chris, ni umudefenseur mwiza cyane w'umuhanga. Uyu mudefenseur yamaze kumvikana na ikipe ya Rayon Sport kuyisinyira amasezerano y'imyaka 2 akina ikipe ya Rayon Sport. Rushema Chris rero ni umwe mu basore b'abahanga bakina ikipe ya Mukura mu buryo bugaragara. Ni umwe wasore bitwaye neza. Rero umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yavuze ati uyu musore nawe agomba kuba ari muri squad yanjye muri ino season, nkamukinisha muri ikipe ya Rayon Sport akayifasha, kandi ni umwe wasore b'abahanga cyane bishoboka cyane yuko bafashe ikipe ya Rayon Sport kuyikinira muri ino season kandi bikagenda neza. Ni umwe wasore bazi gukina, ni umwe mu defenseur b'abahanga mu bari hano mu Rwanda. Baravuga bati ni umwe mu bakinnyi bashobora gufasha ikipe ya Rayon Sport muri ino season. Perezida w'ikipe ya Rayon Sport rero yamaze kubikonfirma, avuga yuko rwose uyu musore agomba gusinyishwa muri ekipe ya Rayon Sport vuba bidatinze. Biri kuvuga yuko uyu munsi ashobora kuza gusinya abakinnyi bagera kuri 3 cyangwa se 2 nibo bari kugenda bavugwa. Baravuga bati byibuza 2 bo bagomba gusinya muri uno munsi, kuko Rayon Sport ifite kuza kuberekana uyu munsi ku buryo ku itariki 24 Rayon Sport izatangira imyitozo nta kibazo na kimwe ifite cy'umukinnyi utarasinya. Bya bidavuga ngo hategerejwe runaka mu myitozo. Barashaka gutangira imyitozo. Rayon Sport irashaka gutangira imyitozo kuri 23 abakinnyi bose bahari muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa Rayon Sport ntago ari abo bakinnyi bonyine iri kwifuza muri ekipe ya Rayon Sport. Harimo abakinnyi benshi cyane, hagiye havugamo abandi bakinnyi benshi cyane b'abahanga bavuga yuko bagomba kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko tugategereza tukavuga dutese Rayon Sport iratangira gusinyisha abandi bakinnyi. Ryari hagiye havugaho bita batambwe, hagenda havuga abandi bakinnyi bagiye batandukanye n'umukinnyi w'umurundi, ariko ekipe ya Rayon Sport ikagenda ibigenda mu biguru ntege tukabona basinyishije uno musore Prince, ariko tugategereza abandi bakinnyi bagomba gusinya ikipe ya Rayon Sport bikanga. Bagiye mu biganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye benshi, bivuga yuko bagiye mu biganiro na none musore amaze gusinya muri ekipe ya APR Pasi uvuye muri polisi. Havugamo abakinnyi benshi bagiye batandukanye, gusa Rayon Sport bikagenda bikomeza kugorana byanga muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa kuri ubu ngubu yamaze kuvugana, byamaze gusa nk'ibirangira we na Abedi nyuma yo gusezererwa muri polisi. Bamubwira ati thank you, warakoze cyane kwitabira muri ekipe ya polisi, warakoze kudusinyira kudukinira. Ariko uyu mugabo yamaze gukonfirma yuko agomba gukina ikipe ya Rayon Sport. We ubwe yemeye ko agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Tutaragera kuri no mukinnyi wa gatatu wundi Rayon Sport ariko abantu muninjire muri groupe yacu ya YouTube channel yacu, mu nyandikire kuri iyo nimero cyangwa se mukande kuri link iri muri comment ya mbere. Muri comment ya mbere abantu mugende mubireba mukande kuri iyo link ihita ibinjiza kuri WhatsApp ibiri macyo bita Zandani. Muzajya muhita munabibona kuri iyo groupe aho ngaho kuri iyo link kuri comment ya mbere utasangamo handitseho Zandani. Mugenda muhita mubibona neza cyane. Aho bantu rero muhite mugenda muyinjiremo, cyangwa se munyandikire kuri iyo nimero mubwire muti dutereke muri groupe yacu tugende tureba. Abantu bagenda bavuga ngo iyi groupe ni ya Rayon Sport, ni ya APR. Ntago iyi groupe ntago ari ya Rayon Sport cyangwa se ya APR. Iyi groupe ni ya YouTube channel yacu tumenyeramo amakuru. Hari abantu baza muri groupe ugasanga hari ibintu babifuza mu bwabo gukoreramo bidahuye wenda n'ibyo nshaka cyangwa se twe twifuza na YouTube channel yacu. Twe tubagezaho amakuru, ntago ari YouTube yo gusharingamo, ntago ari YouTube yo ntago ari group ya WhatsApp yo gusharingamo, ntago ari group ya WhatsApp yo gukoreramo ibyo ushaka, kuvugiramo ibyo ushaka wowe. Ni group yinjiramo abantu bashaka amakuru, ntago yinjiramo umuntu ushaka ibyo ngibyo bindi ku giti cyiwe. Rero abantu muyinjire ntago ari group ya Rayon Sport cyangwa se ya APR, oya
abantu mubyumve mubimenye, iyi groupe irimo amakuru ariko ntago irimo ibyo bintu bindi bya Rayon Sport bya APR. Ibyo bintu ntago izo mpande rwose tuzifata, ntago nziriho. Bantu rero mwinjira muri groupe mwango dushyire muri groupe ya Rayon Sport, dushyire muri groupe ya APR, ntago ari Rayon Sport cyangwa se APR. Uyu mugabo rero Bigirimana Abedi nizere ko mwamaze kuyigeramo, ariko Bigirimana Abedi ni umwe mu basore b'abahanga bakina ikipe ya polisi, murabizi bwo ntago nibwa mu details zose. Ni umwe mu basore b'abahanga cyane b'abahanga bakina ikipe ya polisi hagati mu kibuga, ariko byaranze muri ikipe ya polisi. Impamvu ngo yo kumuzana iravuga iti polisi uko byakwanga uko ariko kose, uko byagenda uko ariko kose, twe ntago turi polisi. Ati Rayon Sport si polisi, Rayon Sport si ikipe aho ngaho isanzwe nka polisi nk'uko mubibona. Ati Rayon Sport ni ekipe ushobora gukinira uko waba umeze kose, uri umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga bwo gukina, bitapfa kunanira gukina ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero iravuga iti wowe Bigirimana Abedi ugomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ukaza muri Rayon Sport ukayikinira. Ati kuko Rayon Sport si polisi, nyaboneka Rayon Sport ni ekipe ushobora kuza ukongera ukagaruriramo bumwe mu buhanga abantu bakuzi, ukongera ukaba Abedi wo muri Kiyovu, ukongera ukaba wa mukinnyi ukomeye cyane ukina muri ekipe ya Rayon Sport. Rero Bigirimana Abedi araza kuza gusinya nawe, bivuga yuko uyu munsi bitari buze kurenga mu masaha y'umugoroba uyu mugabo nawe agomba kuba yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Undi musore ugomba gusinya ikipe ya Rayon Sport twaramuvuze, nababwiye byinshi kuri we, nababwiye yuko Rayon Sport yari iganiraga nawe biza kwanga ku munota wa nyuma ku munsi wo ku cyumweru, nibwo yari ari kumwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport avuye gukora ikiganiro. Abantu rero mbabwira amakuru rimwe na rimwe makaza bakavuga bati uri kutubeshye. Nge nababwiye yuko perezida wa Rayon Sport yari agiye kurwana na Kanyabugabo mu nama ya Rayon Sport, abantu baraza bantera amabuye, ariko mwagiye mubibona amakuru arahari, yewe n'amajwi yabo arahari bari gutongana. Ibyo bintu ni ibintu byabaye, ariko abantu baraza bagatukana babwira amakuru agiye atandukanye, nkabona hari abantu batabyumva, hari abantu baba badashaka kumva ibintu uko biri cyangwa se bashaka kubyumva mu buryo bwabo. Rero Rayon Sport yari iri kumwe n'uno musore bita Joseph Saki guturuka muri ekipe ya Muhazi. Joseph Saki bumvikana na Rayon Sport yuko agomba kwisinyira amasezerano y'imyaka 2. Joseph Saki yagombaga gusinya ubundi ku cyumweru nimugoroba, nibwo yagombaga gusinya ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport byaje kugenda bite kugira ngo uyu musore adasinyira ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru? Byageze ku bijyanye n'agafaranga agomba gucakizwa muri ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se agomba guhabwa pesa zifatika, avuga ati ngewe ndi umukinnyi atari, ndi umukinnyi ukomeye, mugome mu nkubita amafaranga agaragara. Muri Rayon Sport bamuhaye amafaranga, Joseph Saki arayanga, bamuhaye miliyoni 15 ngo basinyire imyaka 2. Saki ababwira yuko atasinyira miliyoni 2 imyaka, miliyoni 15 ku myaka 2. Rayon Sport iramubwira ati Saki ugomba kuzifata ugasenya ikipe ya Rayon Sport. Saki avuga yuko agiye kubitekerezaho, Joseph Saki, ariko Rayon Sport yo iri kuri miliyoni 15 ntabwo igomba kuzirenza kuri uno musore. Rayon Sport ntabwo ishaka guhendwa, iri kuvuga ati turagura abakinnyi 2 3 bahenze bonyine, abandi bose bagomba kuba ari abakinnyi bari aho ngaho basanzwe. Rayon Sport kuri Joseph Saki igomba kumusinyisha imyaka 2 akayisenyera kuri miliyoni 15 akinira ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi w'umuhanga, ni umukinnyi ukomeye uturuka muri Muhazi, ni umumediateri mwiza nge nemera. Gusa izo miliyoni Rayon Sport nayo ntabwo igomba kuzirenza kuba akinira ikipe ya Rayon Sport Joseph Saki. Abareyo rero mutangire mwizere aba basore bagera kuri 3, gusa 2 nibo bari buze kuvuga yuko muri kino gitondo niyo makuru mfite yuko bita abakinnyi 2 aribo bagomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Amahirwe menshi uwo bita Rushema Chris, uyu wewe muri Rayon Sport asa nk'uwamaze gusinyamo ku cyuno mu cyashorwa. We ni umukinnyi wa Rayon Sport, bisa nkaho biri confirmed, ubona ko we muri Rayon Sport bisa nkaho bamaze kumuvugisha, umutoza we aramushaka, we barashaka nyine kuzana muri equipe ya Rayon Sport. Rero uyu Rushema Chris ni umukinnyi wa Rayon Sport ugomba kuyishyinira muri defense ya Rayon Sport, akaba umwe mu bakinnyi b'abahanga cyane baturutse muri Mukura. Rayon Sport ikunda guhirwa n'abasore bavuye muri Mukura, murabizi. Rayon Sport rero yiteze byinshi kuri uno musore Mukura. Ibi kuvuga yuko nyine igomba kuba yamaze kwemera kubuka, kuko ibijyanye n'agafaranga Mukura urabizi ntabwo yakipima kuri Rayon Sport. Ibijyanye na profile ya Rayon Sport
urumva ntabwo nyine mukura ntabwo ihwanye na Rayon Sport ku mishahara. Buriya Rayon Sport yatinda kukaguha agashahara, ariko Rayon Sport umushahara wawe usanga uri hejuru y'ano makipe yandi matoya ugereranyije wenda na pere na za polisi ziba ziri hejuru cyane. Ariko Rayon Sport byibuze niyo kipe ya gatatu wavuga ati mu kugagiye ku bijyanye n'umushahara ni imwe mu makipe meza. Ku bijyanye na profile bukinamo muri Rayon Sport ni profile nziza, kuko biri kuvuga yuko bita Tambwe uno musore ukina mu gihugu cy'u Burundi watsinze ibitego 15, ari kuvuga ati Rayon Sport ngomba kuyisinyira ku mafaranga yose iri buze kuma. Biri kuvuga ko Rayon Sport ishaka kugura rutayizamu miliyoni zitarenze 15. Uyu nguyu Tambwe Gloire ni umusore w'umuhanga cyane. Rayon Sport ishaka kumugura miliyoni zitarenze 15. Aha numvira ko Rayon Sport iteye ubwo, baravuga ati Rayon Sport, baravuga ati iyi Rayon Sport bakarebu bayigiremo ibihe byiza, iyi Rayon Sport bakwizera Pio baramubwira bati twagiremo ibihe byiza muri iriya kipe. Bose barakubwira bati Rayon Sport ni ikipe ikomeye. Uyu rero Tambwe Gloire ni umukinnyi uri kwifuza ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iri yamushatse, yaramuganirije, ariko nawe ubwo arashaka gukina ikipe ya Rayon Sport kuri miliyoni zonyine 15. Ntago abasaza bari kuzirenza. Rayon Sport kuri ubwo bigiye guhagurukira none isoko ryo hanze y'u Rwanda. Bari kuvuga yuko bagiye kwerekeza mu hanze y'u Rwanda bakazana abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Gusa na n'ubwo ntabwo turamenya ngo ninde mukinnyi bagiye gusinyisha. Bamwe bari kuvuga bati ni abanyegana, abandi bakavuga abanyemari, bigiye batandukanye, bagenda bavuga abakinnyi bagiye batandukanye bagomba kuza muri equipe ya Rayon Sport. Gusa agency y'abakinnyi bagiye batandukanye bagomba kuza gusinya ikipe ya Rayon Sport baturutse hanze. Biri kuvuga ko hari aba agent benshi bari kugenda bakorana, bari gukorana n'umwagent w'umunya umunya Nigeria ugomba kuzana abasore bagomba gukina ikipe ya Rayon Sport muri no sezo. Uyu nguyu w'umugabo ari kuvuga yuko agiye kuzana abakinnyi baturutse muri za Ghana. Bari kuvuga ko afite umukinnyi, ariko Rayon Sport ikababwira bati ntabwo twe dushaka abakinnyi ba Ghana. Akavuga yuko abasenegali bahari n'abandi basore bagiye batandukanye. Gusa Rayon Sport igiye kuzana abakinnyi bakomeye b'abanyamahanga. Bari kumubwira bati turagutuma abakinnyi batatu bakomeye bakina basa nk'abajya imbere. Hari umuwinga, hari umwataka, abawinga byibuze bashobora kuba babiri b'abanyamahanga, ndetse na rutayizamu umwe ugomba gukinana na Faringanye. Baravuga bati uwo rutayizamu namara kuzamo ukomeye uturutse muri bino bihugu bya West Africa, bino bya Mali, bya Senegal, bino bihugu nyine usanga bikifamo umupira, za Cameroon, nibihugu nyine usanga bikomeye cyane mu bijyanye no gukina mu mupira, za Cote d'Ivoire. Baravuga bati tuzanira abakinnyi bagaragara bakomeye ku buryo tuvuga duti Rayon Sport izanye umukinnyi wakinnye hana, Rayon Sport izanye umukinnyi uyu n'uyu. Nibyo bintu bifatika muri equipe ya Rayon Sport. Rero bareyo mwitega abakinnyi bakomeye muri equipe ya Rayon Sport, kuko Rayon Sport yo irashaka abakinnyi bakakaye. Rayon Sport irashaka abakinnyi bakakaye ku buryo nyine mushobora kuza kubona impinduka zikomeye cyane muri equipe ya Rayon Sport mu bijyanye na ba rutayizamu. Abareyo rero mukomeze mwitege abasore babiri bagomba gusinya ikipe ya Rayon Sport, Rushema ndetse n'umutaramu bita Bigirimana Abedi. Abo ngabo ni abakinnyi bisa nk'ibyamaze kurangira muri equipe ya Rayon Sport. Joseph Saki uyu nawe aracyari kumvikana, Rayon Sport aracyari kunegosia kontra ye. Ubu ngubu ari Kigali, ari tayari gusinyira ikipe ya Rayon Sport uko byagenda uko ariko kose, nawe arashaka gusinyira equipe ya Rayon Sport. Nubwo avugagamo ikipe ya APR, ko ikipe ya APR yasa nkaho yo itifuza cyane Saki, kandi nawe aravuga ati muri equipe ya APR nshobora kujyamo ninzabonemo umwanya ubanzamo, kandi nawe ndi kwica kariyeri yanjye, nyamara ndamutse ngiye muri Rayon Sport bishobora kumbera byiza kuri kariyeri yo gukina umupira w'amaguru, nkaguma muri equipe, nkaba ndi gukina muri equipe ikomeye. Urumva byaba ari byiza kuri Saki aramutse asinyiye equipe ya Rayon Sport.